turabasuje cyane inshuti bavandimwe tubana kuri uyu murongo. Ni gahunda tumenyereye aho tubagezaho ingingo y'umunsi. Turi ku cyigisho cya kane, icyisho kitubwira ibihamya abahamije Yesu nka Mesiya. Turi ku ngingo yo kuwa kabiri, ingingo itubwira ngo umwana w'intama w'Imana. Ndi kumwe n'umuvandimwe Dr. Oze, muratumenyereye kandi tunejwe no kubana namwe, kandi Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe ko tugarutse. Yego. Oze, mbere ko dutangira ingingo, reka turarike mwuka wera mu buryo bw'isengesho maze abane natwe. Amen. Data ukiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kubumbura ibyanditswe byera. Mu mwanya nk'uyu ushimye ko tubisangira na bagenzi bacu bazadukurikira. Ndakwinginze ngo imitima yacu yugurirwe kumva icyo ushaka kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Duciye bugufi ngo twigishe, uduhe kwizera ubutumwa bwiza kandi buhindure imico yacu, maze ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusanganire. Ngaho ubuntu bwawe bane natwe umwanya tuza kumara, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Oze, ni ingingo itubwira ngo umwana w'intama w'Imana. Umwana w'intama w'iki? W'Imana. Iri zina urabona ko rikumira ibintu bitatu. Umwana w'intama w'Imana. Muri uyu mutwe ni cyo kintu cy'ingenzi uri murabonamo gitandukanye n'amazina y'Imana ya Yesu. Muri iki cyigisho ubutumwa bwiza bugendere kutwigisha Yesu nka Mesiya, ariko muri insanganyamatsiko dufite uyu munsi yitwa umwana w'intama w'Imana. Ubundi gisoma iki kintu ni cyo kintu kiza mu bitekerezo byawe. Aya ni amagambo ya Yohana. Ego. Umubatiza twize mu ngingo y'ejo. Ego. Yavuze kuri Yesu. Yego. Mu murongo ni Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Ndifuza kuba ariho nsoma kugira ngo uze kudufasha. Umurongo wa 29 Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Nahageza. Yego. Bukeye bwaho. Yego. Abona Yesu aza aho ari. Ni Yohana umubatiza. Ati, nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari imuzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana ahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari imuzi, kereka yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanuka akavuga kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Yego. Yohana, ubwo muri uyu munsi rero tugere kuko icyiciro kigutuga ngo abamyaza. Yego. Umwana w'intama w'Imana. Harimo umwana w'Imana, intama hagati. Mu muco wabo wa kiriya gihe bari bamenyereye gutamba. Yego. Kandi intama ni rimwe mu matungo yakoreshwaga muri gahunda y'ibitambo. Ubu rero hajemo intama, igitambo gihita cyumvikana. Rwose ibi bintu bari babimenye, babikoraga ngo igitondo na nimugoroba. Rero ko bibutsa nakunze aba bantu bari bategereje Mesiya nk'uzaba batura ku ngoma y'Abaroma akababera umwami. Ariko mu Yohana mubonye aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Abibukije ko ari igitambo. Ababwiye ko ari igitambo cy'Imana ubwayo. Intego y'ubutumwa bwiza hano baranditse baravuga ngo intego y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana yari yo guhindura imyumvire bari bafite kuri Mesiya, kugira ngo bemere ko ugusohora k'ubuhanuzi bwerekeranye n'umwami uzaza bwuzurira muri Yesu. Yego. Mesiya ntiyagombaga kuba umutegetsi wa hano ku isi. Yaje gusoza amasezerano yose yo mu isezerano rya kera amwerekeyeho, akubiyemo uburyo azitangira abatuye isi, akongera kuvugurura isano iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Yego. Urumva hano icyo batweretse ni iki? Yohana mu kumuhamya muri wa murongo wa 29 byonyine birahita bigira icyo bishira mu bwenge bwabo. Bari bazi nka Mesiya ugomba kwima ingoma ya Dawidi. Yego. Ariko arabwe ngo nguyu ntama w'Imana ukoraho ibyaha by'abari mu isi. Babonye ko ari igitambo, kandi ubusanzwe batambaga igitambo bazi ko igitambo bagiye gutamba kigomba gukuraho ibyaha byabo. Mu kwizera
ngiki cyo Kristo rero yaje gusobanura. Kandi Yohana arashaka kugira ngo imyumvire yabo kuri Mesiya ase nayerekeza ku mugambi nyakuri. Kuko muri ibi bintu batubwiye ngo imvuga ya Yohana umubatiza yerekana Yesu nk'umwana w'intama, irashimangira umugambi w'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Kuko aramwerekana niba ari ikintu cyataje akaga n'ingorane cyatumaga Yesu bamucira urubanza, ni ukumufata uko atari. Umugambi w'ubutumwa bwiza noneho rero wari wo nibyo waruvuze, ni ukugaragaza imyumvire mishya y'umurimo n'imiterere ya Mesiya. Iki cyari kigenderewe uko twahoze tuvuga ku ngorane bari bafite yo gutekereza Mesiya nabi, bamutekereje nabi bituma aje batamwakira. Yego, akaga n'ingorane. Ubutumwa rero Yohana yabwirizaga bwo kubasobanurira ngo babashe kumenya neza Mesiya uwo ari we na misiyo ye n'icyamuzanye ku isi. Hano hari amagambo nawe tuyashimangije iki kintu. Aratubwira ngo yakuye mu bifuzwe byose ku ipaji ya 96. Mu kubatizwa kwa Yesu igihe Yohana yamwerekanaga nk'umwana w'intama, hari hongereweho umucyo mushya ku murimo wa Mesiya. Nyuma yuko bari bamwemeye nka Mesiya, ariko hari ikindi kiyongereyeho. Ibitekerezo by'umuhanuzi byari byerekeje ku magambo ya Yesu ngo ntiyabumbura akanwa nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Murabyibuka muri Yesaya igice cya 53 aho basobanura Kristo yakuri imbere nk'ikigenjigenji, avuga uburyo yaciye muke, yari umunyabamenyereye intimba. Bitandukanye nuko bamutekerezaga nk'uzaza ari umunyacyubahiro, uzaza rwose. Urabyibuka igihe bari banezerewe bazunguza imikindo ngo hayirguje mu izina ry'Uwiteka, kuko bari bazi ko aje kwima ingoma ya Dawidi. Ariko abibukije noneho nawe atarashimangira iki gikorwa cy'ukuntu Kristo yerekanwe kuri Yorodani, igihe iyaza kuvuga ngo nguyu umwana w'Imana gusa, byari gutera urujijo. Ariko avuga nguyu umwana w'intama w'Imana, bibibutse inshingano n'umurimo Kristo aje gukora hano ku isi. Harimo no gusohora kw'amagambo yo mu itangiriro igice cya 3:15 aho Imana yabwiye Adamu bakimara gucumura. Bamaze gucumura yabwiye ati cyakora hari amahirwe, ngewe nzashyira urwango hagati yanyu, hagati yawe, yabwiraga Satani, yabwiraga inzoka, hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzarukomeretsa agatsitsiro, ariko nawe ruzakujanjagura umutwe. Rwose kandi ibi bintu byagombaga gusorera none ahangaha, gusorera kuri Kristo. Rero Yesu araza asohoza umugambi w'Imana. Mariko yandika mu gice cya 10:45 avuga icyo Yesu yakoze. Waharebye ukasoma. Mariko katurebe icyo Kristo yakoze. Mariko igice cya 10:45 nibaza ariwo baduhaye. Haravuga ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Ya ntama rero ifite akoze icyaha igapfa mu mwanya w'umunyabyaha, kandi kugira ngo ibonere, urabona itangiye ubugingo bwe, ariko kugira ngo abandi babone ubugingo. Yego. Pawulo nawe byandika mu Baroma aravuga ati tukiri abanyantege nke, ya 5:6. Kristo yerekanye urukundo rwe adupfira tukiri abanyabyaha. Petero nawe yabyandika mu rwandiko rwa mbere yanditse igice cya 24 aravuga ati ibyaha byacu nibyo yishyizeho, abibambanywa ku giti, ubuntu bwe nibwo budukiza, imibyimba ye niyadukirisha. Ya ntama ipfa mu mwanya w'umunyabyaha. Ibi rero niwo wari umugambi wa Yohana umubatiza, ariko kandi niwo mugambi w'ubutumwa bwiza muri rusange, usobanurira abanyabyaha icyo Kristo ari cyo. Ari nawe yanditse amagambo mu butumwa bwatoranijwe, igitabo cya mbere, icyigisho cya, reka nzayo magambo ndebe ko nta kibazo yadufashije, kuko niba ari ikintu kiguye gusobanuka ni iby'umurimo wa Yesu, iby'igitambo cye, ibyo bintu kubisobanukirwa ubundi ni hagakiza kacu gashingiye. Nubwo rimwe na rimwe tujya tugira imyumvire wenda tubishyikire tukumva ko hari bifite bamwe bagomba kubyumva, ariko umuntu wese akwiriye kumva ibi bintu, akumva umugambi n'intego by'igitambo cya Kristo. Ntekereza ko wayagezeho. Yego.
hakenewe cyane ko Kristo abwirizwa nk'ibyiringiro rukumbi by'agakiza. Ngiki ubundi cyakabari cy'ubwirizwa uyu ntama w'Imana niwe ukwiye kubwirwa abantu kuko niwe byiringiro byonyine rukumbi by'uko umunyabyaha ashobora gukira. Yego. Ubu rero twebwe abadivantiste b'umunsi wa karindwi ibyo twabonye ku ngingo y'ejo dufite umurimo usa neza n'uwa Yohana Umubatiza. nta kindi kintu dukwiye kubwiriza. Ubu ni nta kandi kindi twakabaye dukwiye kubwiriza Yesu Kristo wenyine. Ellen White yaranditse mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose. Ni ubutumwa bwatoranijwe. Ni kuri cya cyigisho twari turi kwiga. Arandika ngo uwo ari we wese usanga Yesu abakandagije ibirenge bye ku rwego ruva ku isi rugana mu ijuru. Abizera Kristo ntibazigera barimbuka, nta n'umwe uzabavunura mu biganza bye. Ngo Yesu akwiriye kubwirizwa abantu tukabyandika tukanabishushanya bigaharaturwa rwose ngo n'amakaramu yacu akabari yego tukabisubiramo inshuro nyinshi ariko tukanabyizera. Kristo niwe zingiro y'ubuzima bwiza, niwe ukwiye kubwirwa abantu. Amagambo yacu akaba makeya tugasobanura iby'itambo cya Kristo. Hano bari batubwiye ngo tekereza byimbitse ku izina ryahawe Yesu ntama w'Imana. Mbese ni irihe shusho rizana mu bitekerezo byawe kandi kurihuza na gahunda y'ibitambo byatambaga mu isezerano rya kera bigufasha bite kwishimira igiciro gikomeye cyane cy'agakiza kacu. Harimo imvugo isa naho isobekeranye. Ese gusobanukirwa ibyo bintu Kristo yise ntama w'Imana kandi twamaze gusobanukirwa akamaro k'igitambo cya buri munsi kwari ugukuraho kwari uko umunyabyaha yazanaga igitambo akakivugiraho ibyaha mu buryo bw'igishushanyo, mu buryo bwo kwizera. Akabazi ko iyo ntama ipfuye ihagarariye uwavuze ngo murabyuka mu nama agakiza igihe Adamu na Eva Imana yavuga turemo umuntu akagaragara ko azacumura. Kristo yitanze yemeye gutanga ubugingo bwe. Niyo mpamvu burya tuvuga ngo Kristo adupfuye tukiri abanyabyaha nuko Kristo yatanzwe here kukuremwa kwisi. Rero muri ubu buryo kumwita ntama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi, muri iyi mvugo ubwayo ubundi nimwe ibyiringiro biri. Agaciro kacu kangana n'amaraso y'umwana w'Imana n'amaraso y'Imana ubwayo. Yego. Ariko wumva ukuntu biremereye. Ubundi Imana ntabwo ipfa. Yego. Muri kamere y'Imana ntabwo ipfa. Ariko kugira ngo umunyabyaha akire Imana yakoze ubundi ikintu kitabaho. Yakoze buri kintu kidashoboka. Nta nubwo ubwenge bwacu bwarakabishye bushyikira. Urumva yaza kuba ari Imana. Urabyuka mu cyigisho cyashyize baratubwiye ngo nese ubundi ni gute Imana ipfa. Ariko twabonye ko yafashe ubumana bwayo ibuhisha mu umuntu kugira ngo kamere muntu ko umuntu we wambaye umubiri yagombaga gupfa. Kuki rero twakitesha agaciro cyangwa tugatesha abagenzi bacu agaciro? Imana iha agaciro umuntu. Baranditse ngo iyaba ari umuntu muri ku isi wenyine Kristo yari kuza agapfa. Wumva agaciro Imana iha umuntu. Kuki ngewe namutesha agaciro? Ayo magambo aranakomeye. Ariko kuki ubundi nge nakwitesha agaciro? Turaba agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana kuko twaguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Reka dusoza iyi ngingo. Reka dusabe ari twe ari n'abadukurikiye. Ni ukuri turaba agaciro mu maso y'Imana. Twaguzwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Kandi iki gitambo niba ndabyibuka mu Baheburayo bavuga ngo niba amaraso y'intama uwayizeraga yakuragaho ibyaha kuri we mu buryo bwo kwizera, mbega ukuntu twebwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana ahagije rwose kugutunganya tukababashya. Reka dusabe Imana kugira ngo iby'iki gitambo gikuraho ibyaha byacu tukizere, kuko iby'agakiza kacu ibi ni ikimenyetso kigaragara ko Imana rwose yakoze uruhare rwayo. Reka Imana ibyizeze imitima yacu. Reka tugusabe udusengere dusoza. Reka dusenge. Mana Data, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Watanze igitambo gikomeye kugira ngo twebwe abanyabyaha tutazarimbuka. Kandi babyandikishe mu ijambo ryawe ngo nituyiga tuzizezwe nayo. Tubashe kukwizera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.